Robo mu buryo bw'ibanze ni ibikoresho cyangwa imashini zikora ibikorwa byagenewe gukorwa n'abantu. Robo kandi ni igikoresho cy'ikoranabuhanga gishobora gukora ibikorwa bitandukanye, ibyibwirije cyangwa se ibibwirijwe n'abantu. Ni kuri Gilberto Media Tour, ikaze. Reka duhere ku ivumburwa rya robo. Igitekerezo cyo gukora robo, imashini zishobora gukorwa kandi zigakora ibikorwa by'abantu, gifite amateka maremare ariko ivugurura n'imiterere y'ubumenyi bwa tekiniki n'ikoranabuhanga nibyo byatumye bigera ku rwego rwa robo zigezweho. Abavumbuzi b'ibanze harimo Leonardo da Vinci mu 1452 kugera mu 1519. Uyu ni umuhanga w'umutaliyani washushanyije ibyashoboraga kuba ari robo ikora ibintu mu mwaka w'1495. Yakoze igishushanyo cy'umusirikare w'icyuma, Leonardo's Robot, ugendera ku mabwiriza, aho yashyizeho ibishoboka byose kugira ngo ave aho ari. Nubwo icyo kintu cyari ikigeragezo, cyari intangiriro mu gutekereza ku miterere y'imashini zikora ibintu. Hari kandi Karel Čapek mu 1890 kugera mu 1938. Uyu nawe ni umwanditsi wakoze ijambo robot mu mwandiko we witwa RUR, Rasmus Universal Robots, mu 1920. Nubwo atari we wakoze izo robo, yakoze ibitekerezo by'ibanze by'imashini zikora ibintu, ndetse ijambo robot rikomoka ku ijambo ry'ikigereki robota, risobanura akazi cyangwa ubucakara. Reka tujye ku muntu wavumbuye robo nyirizina, ari we witwa George Devol mu 1912 kugera 2011. Umuvumbuzi w'umunyamerika washushanyije robo y'icyuma akanayikora. Iyo robo yitwa Unimet mu mwaka w'1954. Iyo niyo robo ya mbere y'inganda yagurishijwe. Unimet yakoreshejwe bwa mbere mu ruganda rwa General Motors mu 1961 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yifashishwaga mu gutunganya no guteranya ibyuma. Unimet niyo yabaye intangiriro y'urugendo rw'iterambere ry'ibikorwa by'inganda zikoreshwa na robots. Ivumburwa rya robo rero mu buryo bugezweho ryashingiye ku bumenyi bwa tekiniki n'ikoranabuhanga, ndetse no kuba bifite ubushobozi bw'abantu bwo gutekereza ku buryo bashobora kwigana cyangwa gusimbura ibikorwa by'abantu hakoreshejwe imashini, ariyo twita robot. Muri make, imikorere ya robo ishingira bwa mbere ku gutekereza ku miterere y'ikibazo kigomba gukemurwa. Nyuma yaho hagakorwa igishushanyo, ari byo bivuga gushushanya uburyo izaba imeze n'uburyo izakora, bivuze ko ari planning. Nyuma y'ibyo hakabamo guhitamo ibikoresho, gutoranya ibikoresho bikenerwa nka moteri, sensors n'ibindi byakora iyo robo. Nyuma y'ibi hakurikiraho gukora gahunda, gutegura porogaramu izagena uburyo robo izakora. Nyuma hakaza kubaka no kugerageza iyo robo yakozwe, guteranya ibice byose no kugerageza niba bikora uko bikwiye. Muri rusange, ayo ni amateka y'uko robo yavumbuwe, ikaba bidufasha mu buryo ki robot zigenda zitera imbere muri iyi si turimo. Reka twirebere ibice by'ingenzi bigira robo. Icya mbere, hari gahunda cyangwa se software. Iki ni igice cy'ikoranabuhanga kigenga ibikorwa byose bya robo. Nko muri porogaramu za mudasobwa, gahunda igena ibikorwa byose robo ikora. Ibice bifatika, hardware, bigizwe n'ibikoresho by'ibyuma nka moteri, kamera, sensors n'ibindi bikoresho bifasha robo kumva no gukora ibikorwa bitandukanye. Ibice by'ubwikorezi aribyo twita actuators, bikubiyemo nka moteri na hydraulic system bifasha robo gukora ibikorwa cyangwa kugenda. Ibigize imitekerereze, control system, byubatswe mu buryo bw'imiyoborere bifasha robo kumva no gushyira mu bikorwa amabwiriza. Hakaza sensors ni ibikoresho bifasha robo kubona, kumva, kuyikoraho cyangwa kugenzura ibintu bitandukanye. Sensors zifasha robo kumva no gukorana n'ibiyikikije byose. Ese robo yabikora ite mu buryo bwimbitse? Mu buryo bw'imise robo ikora ishingiye ku
bidukikije cyangwa se ibiyikikije aribyo twita perceptions. Sensors za robo zifata amakuru ku biyikikije nk'amashusho, amajwi, ubushyuhe cyangwa izindi mpinduka zinyuranye. Gutegura ibikorwa aribyo planning. Gushushanya gahunda y'ibikorwa robo izakoreraho hashingiwe ku makuru yakusanyije. Iyi gahunda ishingiye ku ntego n'ibishoboka bigomba gukorwa. Kubishyira mu bikorwa action. Robo ishyira mu bikorwa ibyo yateganyije ikoresheje actuators, moteri n'ibindi bikoresho bifasha mu bikorwa byayo. Gukosora cyangwa se kuvugurura no gutanga feedback. Nyuma y'ibyo hariho gukomeza gukurikirana no guhindura ibikorwa hakurikijwe ibihe bihinduka cyangwa amakuru mashya atanzwe na sensors. Ese robo mu buzima busanzwe zitumarira iki? Robo zikoreshwa mu ngeri zitandukanye. Hari mu nganda aho zikora mu guteranya ibicuruzwa, gusudira no gutwara ibintu. Mu buhinzi robo zikoreshwa gutera, kuvomera no gusarura imyaka. Mu buvuzi robo zikoreshwa mu kubaga, kuvura no gufasha abarwayi. Mu burezi kwiga no kwigisha abanyeshuri ibijyanye n'ikoranabuhanga. Mu mutekano gucunga umutekano no gukurikirana ibikorwa. Mu isuku gukora isuku mu nzu, mu mihanda n'ahandi hatandukanye. Yewe robo zikora no gutwara ibintu mu nganda cyane cyane nko mu bubiko, gutwara no gushyira ibintu zibivana hamwe zibijyana ahandi. No mu myidagaduro robo zirakoreshwa cyane. Gukina imikino, gutanga imyidagaduro no gukora ibirori. Mu bushakashatsi bw'ikirere n'ahandi mu mazi cyangwa mu bindi bice bigoye kugerwaho n'abantu. Ahangaha robo zirifashishwa. Ese mu burezi robo yabifasha iki uburezi kugira ngo butere imbere muri iyi minsi, cyangwa se kwiga ibijyanye na robotics bimaze iki? Icya mbere harimo kwiga no kwigisha coding n'ikoranabuhanga. Kwigisha abanyeshuri uburyo bwo gukora no gukoresha porogaramu. Gukoresha mu myitozo y'ubumenyi science labs, gukora ubushakashatsi n'imyitozo ku bijyanye n'ubumenyi bw'imashini. Gufasha abanyeshuri bafite ubumuga, nko kwigisha abanyeshuri bafite ubumuga hakoreshejwe robots zifite ubushobozi bwo gukora ibintu runaka abantu badashobora gukora. Gutoza abanyeshuri gukorera ku ntego cyangwa se problem solving. Gutoza abanyeshuri gukemura ibibazo binyuze mu gukoresha amarobots. Kwigisha abanyeshuri imitekerereze ya kinyamwuga. Aha robo ifasha abanyeshuri gukorera hamwe, kuganira no guhana ibitekerezo. Gufasha abarimu gukora imyitozo, kugenzura abanyeshuri, gutanga inyigisho hifashishijwe robot. Gukora ubushakashatsi mu byerekeye ubumenyi bwa science system, guteza imbere ubushakashatsi ku byerekeye siyansi, ikoranabuhanga, ububaji n'imibare. Kwigisha indimi z'amahanga. Robot zirakoreshwa cyane kuko zifite ubushobozi bwo kuvuga indimi nyinshi. Gukoresha mu gukemura ibibazo by'ubumenyi. Gukora ubushakashatsi no gukemura ibibazo bitandukanye mu bijyanye n'ubumenyi. Iyi ni inkingi y'ingenzi izafasha mu burezi gutera imbere. Gufasha mu myigire y'abanyeshuri. Ahangaha robo izadufasha gutanga amasomo yihariye ku banyeshuri bafite ubushobozi bugiye butandukanye. Ahangaha rero dushobora kwibaza ikibazo gikomeye, aho abantu benshi batekereza imikorere ya robo bakumva ko robo ishobora kuba itandukanye n'umuntu, cyangwa se banganya ubushobozi, cyangwa se bijya kungana. Ese byaba bimeze bite? Muri rusange habamo kwitiranya. Reka duhere ku bumenyi. Umuntu afite ubumenyi, afite ubwenge bwisumbuye nk'ubumenyi bw'isi buhagije, aho ashobora gukoresha ubuhanga mu gukemura ibibazo bye, kumva amarangamutima. Ariko robot ntigira amarangamutima. Muri rusange kandi amarangamutima n'imitekerereze ya muntu harimo inyiturano, ubushobozi bwo kwerekana urukundo, umubabaro, umujinya n'ibindi byiyumvo. Ibitekerezo by'abantu bigira uruhare runini mu n'imyitwarire yabo mu buzima bwa buri munsi. Ariko kuri robot ntabwo bishoboka. Robot aho ikoresha programming zimwe zishobora kwigana ibyiyumvo, ni ibintu gusa kandi ntabwo byakorwa mu buryo bwa nyabwo. Nubwo hari abavuga ko robo bishoboka, ntabwo bishoboka kuko aba ari porogaramu. Ubudahangarwa n'imibereho. Umuntu afite imibereho idasanzwe, ahagira ubuzima butandukanye n'ubw'ibindi biremwa byose. Abantu bafite ubudahangarwa ku ndwara no kwiyubaka igihe bakomeretse cyangwa se barwaye. Ariko kuri robot ntabwo bishoboka. Icyuma gishaje kirasimbuzwa cyangwa se hagakoreshwa abatekinisiye. Turebeye ku bushobozi bwo kwiyigisha no kwigiranaho, umuntu ashobora kwiyigisha akigirana n'undi, ariko kuri robot ntabwo bishoboka kuko robot zigenzurwa na programming, mu gihe umuntu afite ubushobozi bwo kwiga mu buryo butandukanye, gushaka amakuru, kwiyungura ubumenyi igihe n'igihe. Robo nta mico, nta nshingano ibazwa. Imibiri n'ibice murabizi ko umuntu aremwe biological,
cyangwa se mu buryo karemano, mu gihe robot yo ni ibikoresho bifite, ni igikoresho kiri aho hakorwa porogaramu kikajya muri iyo porogaramu. Reka turebe isura isi yaba ifite igihe robo zaba zidahari. Isi itagira robo cyangwa se robot yaba itandukanye cyane n'iy'ubu ku bijyanye n'iterambere ry'ikoranabuhanga, inganda n'imibereho y'abantu. Dore bimwe muri ibyo byashoboka iyo robo zitabaho. Duhereye ku nganda, gutunganya no guteranya ibicuruzwa. Ibikorwa byinshi byo mu nganda byaba bikozwe n'abantu aho gukorwa na robo. Ibi byatuma ibicuruzwa biba bihenze kandi bigatwara igihe kirekire kubikora, kuko abakozi baba bagomba gukora ibikorwa by'ubunebwe cyangwa se mu gihe kirekire. Ubwiza nabwo twaburebaho. Ubwiza bw'ibicuruzwa byakorwa n'abantu bwaba bugenwa ku mashyi ugereranyije n'ibikorwa na robo, kuko robo zishobora gukora ibikorwa bisobanutse neza kandi bimeze neza, bigaragara neza. Ku buvuzi naho haba harimo ikibazo gikomeye, aho robo zibaga nko muri microsurgery ntabwo zajyaho, bikaba byatuma ubuvuzi buba bugoye cyane, butagerwaho neza nk'uko bikwiye. Gukoresha igihe n'ubushobozi bw'abaganga. Abaganga bagomba gukora ibikorwa byose byabo ukwabo, bigatwara igihe kirekire kandi bikaba bihenze cyane. Mu burezi naho ntabwo twajya kure. Robot zidahari, uburezi abanyeshuri ntibabona uburyo bwiza bwo kwiga no gukora ubushakashatsi bushingiye ku ikoranabuhanga rya robotics, ikoranabuhanga ry'imashini n'ubumenyi bw'imikorere ya porogaramu. Gufasha abanyeshuri bafite ubumuga byakomeza kugorana. Mu buhinzi nabwo, ubuhinzi bwagenda bukendera cyangwa se umusaruro ukagabanuka, gusarura bikaba ikibazo. Ubuhinzi ntibwatezwa imbere mu buryo bw'ikoranabuhanga ku kigero kiri hejuru, aho robo zigira uruhare mu bikorwa byo gutera, kuvomerera no gusarura. Ibi byatuma umusaruro uba muke kandi bimwe mu bikorwa bigatwara igihe kirekire. Umutekano n'ubutabazi. Ahangaha isi itagira robo cyangwa se robots, ibikorwa by'ubutabazi nabyo bishobora kugenda gake. Robots ntizashobora gukoreshwa mu butabazi mu gihe cy'ibiza nk'umutingito, inkongi y'umuriro, umwuzure n'ibindi. Byagora abashinzwe ubutabazi kandi bakajya mu bihe bikomeye. Mu gucunga umutekano nabwo, murabizi ko mu mihanda tugira Sophia robot zafashwe kuri iryo zina, ni ziriya mashini zijya ku mihanda zigakontorora imivuduko. Gucunga umutekano w'amazu, inganda, imihanda n'ahandi hatandukanye byakorwa n'abantu gusa, bigatuma habaho intege nke mu mutekano n'imikorere y'umutekano muri rusange. Tutirengagije isuku nabwo, isuku n'imirimo yo mu rugo nayo yagenda gake. Imikino n'imyidagaduro gukontororwa bikajya hasi. Ubushakashatsi mu bumenyi bikaba ikibazo. Ubushakashatsi mu bumenyi mu bijyanye n'isanzure, ikirere n'ikuzimu cyangwa se munsi y'ubutaka byaba bikomereye cyane kandi ukabona bidashoboka, kuko robo zikoresha ubumenyi bw'ibihe ntizaba zihari. Muri rusange, isi itagira robo yaba ifite iterambere rike mu bice byose cyangwa se bitandukanye by'isi, kandi byatuma habaho ubwiganze mu mibereho n'umutekano. Iterambere ry'ikoranabuhanga, iry'ubuvuzi, inganda n'ibindi byinshi ntibyagera ku rwego byagezeho kuri ubu. Nubwo robo zifite uruhare runini mu kugabanya imirimo y'uburemere cyangwa se itagaragara cyangwa se ivunanye, zigira uruhare mu iterambere ry'imibereho ya muntu ku isi muri rusange. Murakoze. Kuri Gilberto Media Tour, kazi nakagaruka.